gacinyira umutwe kurushinge kagwe muri wese wandumanewe kandi gatema umuhumetso ku munsi w'isabukuru yawe gaho naho ne mu kimoteri kindi wabura icyo wiramiza ukajya muri wese z'abajepe bo muri Togo watsinda we gatsinda ihembe ku nzira gatsindagirwa amabyi mu matwi wanjye kichwa chenye filimbi miwani yenyewe ya kuchomelea mageti duniani kuna vitu Yambaye nka gwese ngo kwata ipata mikika iri muri bishana iko tariba byo wambaye ni ibiki ko rekaye akabanyarwanda bwabaye wose utabona ni iki ubwo nawe uranzindukiye rero kabagabo bicucu muragwira ubu wirukanye umugore pe kujya uzaje wirwambaye imyenda ye kambara makumo wagenze hanyuma sibyo nibyo bikubyukije mu gitondo uza kunsereza uje guteza ubwega mu rugo rwanjye izina rya Yesu kandi so ngo ntezo ubwegi wawe hamwe ndabona isombe y'igicucu iri gukora yacoco gusa urazinduka wambaye imyenda y'umugore uramwirukanye uri mu byombo reke wowe nibyo kuba wambaye imyenda y'umugore tubireke ibyo se wasize ku munwa byo nibiki mva rero wa mugabo shamwe kwiri ibyanjye ni ibyanjye iby'umugore wanjye nirukanye ni ibyanjye nta na kimwe bikurebaho ibyo nisize nabyo ni ibyanjye ni amafaranga yanjye ninakobokeye uranyumva neza menya ibyawe nanjye menya ibyanjye ibyo kwirukana umugore nabyo ntibikureba bambone wari unyumvire ariko ubwo nkubwaye babushunyeho waritse kwiyahuza amagambo ukanzuza ibyo nkubajije nakubajije ngo ibyo wasize ku munwa byo nibi ahe nanga imbwa nkahura nazo hanyuma isi byo gusiga ku munwa wanjye bikureba hiki wajya ureba ibikureba ukamenya icyo uri burarire ukamenya icyo uri bwirirwe ukamenya icyo uri bwambare ibyanjye bikureba hiki ntayinya ngo ndimbwa ubuze uko nambaye amakanzu y'umugore imbwa niwe wambaye ibikanzu by'umugore no koza ibyombo asore kabwagurumira wamayezi dore uko gasa ese uri gatumwe icyo nicyo kikuzindukiye kuza usandaguza ibyo usanze bahise kunyicira vibe wampaye amahoro ko akuratse ngo nguha amahoro gahabwa indi rutabarutse gicucu gusa ubu wasanga wambaye n'ikariso yusibye no kuba wambaye ikanzu ye bagabo w'imbwa we bikariso ntayambara se sinjye wayiguze sinayiguze yanjye imyenda yose y'umugore ni njye wayiguze nanjye ngomba kuyambara rero kucya yambara se kumva ko ngiye ntayambara ese ubundi hari abagabo hari imyenda iri perimane ku buryo abagore n'abagabo batayambara ngomba kuyambara ikanzu nkayambara ijipo nkayambara isutiye nkayambara buri kimwe cyose ngacyambara nashaka nawe nkamwambara ibyo bikureba hiki yawe naye ngo nayimbonye wongira inama ntawe ubura n'umuhamba si nkawe koko ngomeje gushokera nawe nakisanga ntari bunaryo no munsi gose niba ari n'umwaka wawe unkikiye babinga gutyo wajinze kandi suyo no muntu umva garuka nkubwire wa mayezi urinjira se winjira muri icyo gihome se harimo icyo urasanga biki ngo iki ngo ndamayeze wo kayasomeza umeho kayigaraguraga mu gitoro cya kare karaga umurizo wawe mwikaraye wa macinya gacinyira umutwe kurushinge kagwe muri wese wandumanewe kandi gatema umuhumetso ku munsi w'isabukuru yawe
gaho naho ne mu kimoteri kindi wabura icyo wiramiza ukajya muri wese z'abajepe bo muri Togo watsinda we. Gatsinda ihembe ku nzira gatsindagirwa amabyi mu matwi wanyenzi. Inyenzi niwe wambara ubukanzu bw'umugore wese nagukweba mu myakunu ukagira ngo muragaruka nakabona wagira ngo nutwe dusenda ndoro kumeze nka Cumureta. Cumureta ni bende wanyu wamutinya utajyana n'urwara rwo kwishima. Gashimishwe no gukora muri waneyo kanye ku Cumureba wese we. Icyo nicyo kikuzinduye mwana uza kuntera umwaka nuko ibitutsi nk'ibyo bitamesha. Nkutera umwaka niwe witeye mana ujya kwirirwa wambaye imyenda y'umugore umaze kumwirukana. Mwana uri n'igicucu rero ukuntu uri n'igicucu ufasha umugore wa mbere uramwirukana uzanye wa kabiri nawe uramwirukanye uriya mugore namukunda gashatse nzakanyihera ibyo kuko sinda nteka hano ngiye kugira ngo nawe urabizi none urifasha uramwirukana uri kwirirwa wambaye imyenda ye amakariso ntuyatinye amasutiye ntuyatinye amakanzu n'inkweto ze n'ibiki byose uri kwirirwa wambaye gusa ubu koko umwaka so wowe witeye kwa Bana twanabiganiraho tukiga guca bugufi kabisa kuba ngiye nambaye ikanzu y'umugore wanjye namuguriye kuba nakwisiga fondoti kuba nakora buri kimwe yumva nta maka yumva bitaka kuraje ishinga ubyuke mu gitondo uza kumbwira nabi kaho ariko kazi kawe reba nk'umwanya utaye aho ngaho ngene ni kwiyogereza utwombo twanjye ngiye kwirira uwo mwanya wawe utaye aho ngaho sura wihe naho mubera nyine mu bibigote ako gusa sinkubahutse gusa ariko bibaye byiza twakumvikana ibintu bikajya ku murongo sibi kuba ngiye nambaye gutya zap to me gusa ariko tubivuganaho mwana gira hino none wumva se ndise kare kose wigiraga ibiki reka ndakwemera abantu gutabizi ntabwo nanze kuganira nawe ariko se ajya ngo wahishije wiwawe najyaga nzakanyihera ku bijyo nkirira kaze nawe tuganire n'ubundi nanjye sinigeze nteka rwose kaze tuganire rwose gashawe n'ugiye we ni Paul umuntu wanjye Kichwa chenyewe filimbi, miwani yenyewe ya kuchomelea mageti. Duniani kuna vituko. Niwakumbushe tu mkadownload application ya Teacher Zungu, mjifunze Kiingereza. Hariba. Bisa nibyo byawe. Wongere se nibyo ushaka. Manina. Cyase genda. Ngo nje fungwa nje kwa kanyinuko